bivuga ko ngo ahantu Kid ari uyu munsi bamaze kwishyura abantu bamucungira umutekano ahantu ari. Bivuga ko afite abamurindira umutekano bageze muri 3 mu nzu no hanze. Ikindi we yivugiye ngo ngaho kugira ngo ashimutwe ngo ribu ni mufunge. Ibyo bwabyo nabyo ni ibintu bikomeye. Buru rukundo bani, urukundo muzajye mu rutinya. Urukundo rukoresha ibintu bicyane, ubwo usasanga abantu bicanye, ubwo usasanga abantu bateranye ibyuma just cause of love. Jory is not after money. Jory ntabwo ari inyuma yo kuvuga ngo hari amafaranga. Jory ashobora ko afite pressure y'urukundo. Reka mbifurize ibihe byiza mwe mwese mukomeje kugenda mubana natwe kuri Kame TV Rwanda. Amazina yanjye ni Chris Kame. Uyu munsi hari inkuru rwose ziri kucicikana, ngira ngo twese turazizina, nagerageje kuyivugaho. Ni inkuru iri kuvuga cyane kuri Prince Kid. Ni inkuru iri kuvuga kuri Prince Kid, ifungwa rya Japan nkundi neza nk'umunyamakuru n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Hari ibintu abantu bari kugenda bagarukaho cyane, bamwe ko baza bati se ubundi Mutesi Jory umariye abantu muri gereza. Niko babivuga, ntabwo ari njye ubivuze. Atumariye abantu muri gereza ni muntu ki? Mutesi Jory mbese bamwibaza ibintu byinshi. Abantu baba base uwo Mutesi Jory who is she? Afite imbaraga zingana zite Mutesi Jory? Ari ku ruhe rwego ku buryo ashobora gufungisha abantu 1 2 3 kuko bivuga ko ari nawe watanze ikirego cya Prince Kid. Icyo abantu bibaza, bivugwa ko ari we wareze. Noneho ndetse bikaza kuvuga ko ngo hari amajwi yafashwe ya Prince Kid ariko afatwa na telefone ya iPhone 14. Iyo telefone bikavuga ko icyo gihe bafataga ayo majwi iyo telefone itari yagasotse. Uyu Jory ni nawe Japan nkundi neza nk'umunyamakuru yaje kuvugaho, avuga ati mu magambo benshi bise ko yenda arimo atarakinyamwuga, yenda yakoresheje atari mu buryo bwa kinyamwuga, yakoresheje agenda ku marangamutima, mbese asa n'umusereza bisa naho yenda amubwira ngo icyo warugamije ukigezeho. Ubundi Mutesi Jory afite imbaraga ki? Ese Prince Kid kubera iki we bamukatiye ari hanze? Icyo bintu nabigarutse hejuru mu kiganiro cy'ejo, navuga niki cyatumye Prince Kid akatirwa ari hanze kandi ubutabera bwari buzi neza ko umuntu ari kuburanwa ibyo ngibyo. Of course immigration bibizi kuko n'abantu ntabwo ushobora gucarira ku kibuga ufite ikibazo na leta, ufitanye ikibazo na leta. Ko birumvikana umuntu ari mu rukiko afitanye ikibazo na leta kuko uburi ku ubushinjacyaha buhagarariye abarega. So birumvikana ko yarafitanye ikibazo na leta. None umuntu akibaza ngo ese byagenze bite ku buryo Prince Kid aca ku kibuga cy'indege agaflyinga akagenda? Birasaba ko bihera mu mizi. Prince Kid yari umuyobozi mukuru wa ririya rushanwa. Yarafite Rwanda Inspiration Backup, ari nka company ariko itegura ibintu bijyanye na Miss Rwanda. Iyo company bivugwa ko ari we wicaga gakiza, ashobora kuba umujaji mbese yashobora kugira imbaraga muri buri gikorwa cyose kigiye kuba muri Miss Rwanda nk'umuyobozi nyine, nk'umuntu yikuriye wayishinze ibintu nk'ibyo ngibyo. Mu ruhande rumwe birumvikana, ariko noneho bivugwa ko ngo byaje kugeraho kugira ngo uhabwe ikamba bigasaba ko hari ukuntu ubanza kugira gutya. Ntabwo bivugwa ko ari we wenyine wabikoraga, muyumve neza. Bivuga ko harimo n'abantu benshi, abandi bantu benshi babikoranaga si Prince Kid. Harangora abakire ngo yabahaga ibintu nk'ibyo ngibyo, hari amazina bagiye bavuga ngiye ndagiye kugarukaho. Jory bivugwa ko muri urwo rugendo ndetse ngo no mu ijoro asirira ikamba muri 2016, bivuga ko atatashye mu rugo. Bivuga ngo hari urukundo rwari ruri hagati ya Jory na Prince Kid. Noneho byaje kuba bigera 2017, ubwo birumvikana ko ari undi muntu wari ugezweho. Ubwo niwe wahise asimbura umwanya, wahise asimbura Mutesi Jory kuri uwo mwanya, wo ni ELISA.
Elisa rero bivugwa ko Kid anani Jory ashobora kuba nabiriya bintu byo kuvuga ngo yise abantu ngo inyana zimbwa, bivuga ko ngo ashobora kuba yarabituze Kid, kuko urumva yenda wasanga Jory yarafite umutima wo gutangira gukunda Kid. Buru urukundo bani, urukundo muzajye mu rutinye, urukundo rukoresha ibintu bicane, ubwo usasanga abantu bicanye, ubwo usasanga abantu bateranye ibyuma just cause of love. Jory is not after money. Jory ntabwo ari inyuma yo kuvuga ngo hari amafaranga. Jory ashobora kuba afite pressure y'urukundo. Muri retelling you ashobora kuba afite pressure y'urukundo kuko nibyo byazamutse, yenda ntabwo bivugwa ariko ni ibintu bigaragara. Akundanye na Elisa, ibintu bibayeho nibwo haje kubaho rero ibyo ngibyo byo ko ibintu byaturutse, ndetse abakobwa bo muri Miss Rwanda bakavuga ko ngo bafungiwe ahantu bivuga ngo batanga ubuhamya, ariko abakobwa bakaza kuvuga ko ibyo bintu bari kubabwira ngo bafashwe ku ngufu atari byo, ahubwo bo baza kwandika ibaruwa bemeza neza ko batigeze basambanywa ku gahato. Ikibazo kiza kuba iki ngiki, umucamanza yanga ikimenyetso cyangwa se ikintu kivuye kwa noteri. Noteri ni umuntu wubahwa, niyo mpamvu bavuga ngo ikintu cyose ngo zana ikintu kivuye kwa noteri kiriho umukono wa noteri. Noteri aragusinyira ugafata ububasha cyangwa se cyangwa cy'ubutaka bwawe kikakuvaho kikajya ku wundi. Noteri aragusinyira mugafata gatanya. Noteri aragusinyira amafaranga wari ufite ukayakanaka. Noteri aragusinyira umuntu akajya kugukoreshereza swap ya mobile money. Noteri aragusinyira ibintu byinshi bigakoreka. Noneho ibaruwa noteri yateye umukono, kuko noteri yagiye gutera kugira ngo atere kashe, ashyire kashe ku rupapuro, bisaba ko wowe nyir'ubwite ubuhari n'indangamuntu yawe akabanza akabireba ko ari wowe, yarangiza agateraho kashe wowe ubwawe ubyiyemerera. Nta noteri ufata umuntu ku ngufu. Noteri yashyizweho na leta, aba privé n'abandi. Icyo kimenyetso mu rukiko baracyanga, banga icyo kimenyetso kivuye kwa noteri. Mu buryo bumwe aho ngaho umuntu ahita atinya. The same time umuntu witwa Kid bamukatira adahari. Ngewe amakuru nikuriye ahantu bivugwa ko Kid afite umuntu, abantu bivugwa ko ari abantu bakoranaga muri izo deal ndetse banakomeye. Prince Kid yababwiye ati ngewe ibintu by'ishene ndabirambiwe, ntabwo nkomeza gufungwa njyenyine, nshobora kuza kubavuga, kuko byavugaga ko urubanza ruri buze kwisasira abantu benshi. Abantu bakamubwira ati wowe turaguha amafaranga, akagena umwaka wa mbere igihe cya mbere akagikubita muri gereza, ariko bagiye kumukatira none bakamubwira ati none reka dukoresha ibi ngibi tugende turaguha amafaranga. Bivuga ko bamuhaye amafaranga menshi. Ibi nibi ndabivuga, bivuga ko nibivugwa ko yahawe amafaranga menshi, ndetse akaba yaragiye ari ibintu azi neza. Ntabwo arazi imyaka, ariko arazi neza ko iyo nyundo ushobora kuza kuyirya. Jory bikavuga ko ari we muntu ushobora kuzeguzwa cyangwa se ushobora kuzahabwa iriya Miss Rwanda. Hari abavuga ko aricyo kintu ari guharanira kugira ngo afate iriya kamba. Mwabonye ko yirukanse yagiye mu bintu bya Miss Africa, nabyo bitagenze neza, ko kugeza n'ubu ngubu bivuga ko ngo Ushanita ngo hari ibyatarahabwa yemerewe. Jory bivuga ko ashobora kuzahabwa iriya kamba, akaba ariyo business ngo ashobora kuba ari kwirukankaho hasi hejuru. Ntabwo Jory, urumva navuga ngo Jory bari abantu, twibuke ngo bari abantu bari kurega, bari abana bivuga ko bakoreye ihohoterwa, n'abana abantu bakomeye bro. Uzasanga guhera kuri Naomi, uyu wundi ndakunda kwibuka izina rye, uriya wajyanye kanzu sinzi muri Miss World ngo kanzu mbi cyane, abantu bakayitira comment. Uyu wejo bundi Muhito, bivuga ko n'abana b'abantu bakomeye. Jory rero nawe bivuga ngo abantu bamubakinze n'abantu batoroshye, na Prince Kid abo yakoranye nabo bivuga ko bashobora kuba barafatanije muri izo dossier cyangwa se bari muri iyo dossier ye, nabo ntabwo ari abantu boroshye. Byavugaga iki? Kid narekurwa akagirwa umwere, ngewe niko nanarize zanjye, narekurwa akagirwa umwere, Kid araza guhita asubirana rya kamba.
bitari buze kuba fair kuri Mutesi Jolly. Nanone Kid nawe babantu nawe nkuko avuga ati yenda ntabwo ndi busubiri Madrid ngenyine namwe ndabavuga, Kid nawe ntabwo ari ready yo kujya gufacinga iriya sheni wenyine, kandi abo bantu nabo ntabwo bari buze kugisheni. Niyo mpamvu habayemo ko ni yo nanarize yanjye ngiye gushyiramo aho ngaho, nagira umuntu unyumva nabi uvuge ngo yenda navuze niyo mpamvu ntekereza ko habayemo icyo kintu cyo kuvuga ngo haraba ko Kid ibyaha bimuhamye ariko adahari, agende bamuha amafaranga agenda yarye menshi abo bantu, mbese bibe win-win. Uri Kid ntabwo ari bufungwe n'amafaranga arayabona, uri Jolly aratsinda iyo Miss Rwanda ayitware, kuko Kid yatsinda ari mu Rwanda, Miss Rwanda yari kwisubi kuko nta cyari kuba gihari kivuga ko iyo projet ye hari kuba nta wundi wari kwifata ko byari kujya mu manza ko ati ngewe nabaye umwere projet yanjye ni muyinsubiza. Uyu Mutesi Jolly icyaha bivuga ko Jean Paul yamukoreye cyo gutukana cyangwa se amagambo harimo n'ibikangisho bivuga ko RMC ngo yakoze yashatse gukora ibintu bisa no kunga, ariko ngo bisa naho ngo byanga kuko Jean Paul ngo yazanye ibimenyetso ababwira ko ngo hari abandi bantu benshi ngo bagiye ngo bakora ibyaha ngo nk'ibyo ngibyo, ariko ngo ntibahano icyo akora ibyo yavuze no kuri. Winjiye kuri Twitter uyu munsi ukajya kuri Instagram ukajya kuri Facebook urasanga abantu batukana umutwe urakurye, kandi ntabwo bakurikiranwa, banatukana ibirenze biriya, banatukana ibirenze biri umuntu akaza kugutuka kuri mama wawe akamwandagaza akavuga imyanya y'ibanga, ariko ntabwo babafunga. Hari abantu bafata abayobozi bakabatuka bakabagira gute, ntabwo icyo cyaha cyo kuvuga ngo watutse kanaka ntabwo turacyumva, ariko kuri Jolly yase baba TikTok. Ibingibi byerekana ko RMC hari imbaraga idafite, kuko kiriya cyaha ntabwo cyari kuba icyaha kubwanjye, mbona atari cya penal, mbona cyari kuba civil cyangwa se kikaba icyaha cya ethique cy'umwuga, kuko habaho y'umuntu yakoze icyaha mu itangazamakuru wasebeje umuntu cyangwa se wamuvuze bibi, uko wabikoze ni nako wongera kubikora. Mu mategeko sinzi impamvu amategeko tugenderaho itangazamakuru adakurikizwa. Hakabaye ko Jean Paul yari gukora inkuru ivuguruza ibyo yavuze kuri Jolly, ariko byerekanye ko hari izindi power. Abantu bari kwibaza ngo ese Mutesi Jolly ni muntu ki uvugaho bwacyo ugenda, noneho navuga ngo umuntu witwa Jean Paul aguye muri dossier atazi, kuko Jean Paul nibijya mu rukiko ngewe nibyejo nababwiye Jean Paul birabari ibintu bitamworoheye. Ikindi we yivugiye ngo ngaho kugira ngo ashimutwe ngo ribu ni mufunge, ibyo bwabyo nabyo ni ibintu bikomeye. Hari umunsi nabibabwiye na mu kiganiro nakoze ku munsi w'ejo, hari umunsi byavuzwe ko Jean Paul ngo yaburi urengero. Uwo munsi mu kiganiro amaze kurekurwa, ikiganiro yaje gukora kuri Jaras yaje kuvuga ahantu yarari yanagikoze no ku kwezi gutyo. Jean Paul mu bintu yavuze uburyo kingo inzego zamushimuse ngo bamuhaye ngo igipimo ngo avuga ko bamurenga bo ofete muri make avuga ko bamurenganije, avuga ko ngo bamuhaye igipimo ngo kira gipima ko umuntu yatwaye yasinze ngagihushyemo ngo basanga kuko ngo yasinze bahita ngo bamujyana ngo aburi wirengero. We avuga ko yashimuswe, ni nayo mpamvu ashobora kuba yavuze ngo kugira ngo shimutwe nari kuba aho kugira ngo shimutwe nari kuba najyanwa na ribu
yenda ribu yo yikujyanye nkuko wabivuga, avuga ko ribu yikujyanye ubugiye mu buryo bw'amategeko, ujya mu bushinjacyaha ukajya mu, ariko noneho umuntu aribaza ngo ese ku ruhande rwa ribu ese kiriya cyaha yenda gukoresha ibikangisho byo yenda ni cyaha umuntu avuga ko cyaba penale mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko noneho kuvuga ngo nugutukana, abantu baratukana cyane, hakabaye ribu niyinjire muri ibyo bintu koko ibyinjiyemo, abantu base barebuzanya ku mbuga nkoranyambaga koko tuvuge ngo aba nabo bari gukurikirana. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, RMC nayo yakabaye igira imbaraga. Ni imanza nkeya twumva ngo zace RMC yakemuye cyangwa ngo habayeho ubuhuza. Ni hatabaho ubuhuza uretse ko butaza no gushoboka, impamvu butaza gushoboka n'ubuhi nuko bitewe nuko Umutesi Jolly uko yanditse nibyo yanditse kuri Twitter mwabibonye, biraza kugorana ko Jean Paul ashobora kuguza gusaba imbabazi ibintu bikumvikana, cyangwa se akabaho ubuhuza hagati ya Jolly na Jean Paul, biraza kugorana. Bivuga ngo amahirwe menshi nuko Jay Paza kwisanga mu rukiko, kandi najya mu rukiko biraza kumubana ibintu bikomeye. Iyi dose nge kubwanjye ya ntuze sinzu ya Kid sinzi uko nyibona, niba ari nako abandi bayibona, ariko nyibona nka dosiye remereye. Nge nyibona nka dosiye remereye kubera ko nuko hari n'abandi bantu nabonye babivuga, nuko yenda tuba mu gihugu kiza kigendera ku mategeko kigira gute. Urebye imbaraga ziri inyuma ya dosiye ya Kid ari mu bindi bihugu ntabwo yakabaye akiriho, yakabaye yarapfuye kera cyane, kubera ko imbaraga abantu biga uko bivugwa nuko bigaragara, uko abantu bagenda babyanaliza, bivuga ko hari imbaraga nyinshi ziri inyuma ya Kid, ziri kumupushinga, zimurusha imbaraga. Mu bindi bihugu iyo mu Rwanda business bagukura mu nzira, nuko mu Rwanda ari igihugu kigenda ku mategeko, igihugu cyubaha uburenganzira bwa muntu. Naho iyo baba mu bindi bihugu ubu Kid ntabwo yakabaye akitwa umuntu, yakabaye ari nyakwigendera Prince Kid. Rero umuntu uri hariya, ntekereza ko kubganye ntekereza ko Kid nta kandi kazi yagiraga hano mu Rwanda, basimbizi ndavuga kari mbese projet ye twari tuzi iremere cyane yari iriya, ndashaka ko afite n'izindi. Nibyo navuze ngo bizagorana kagaruka mu Rwanda, kubera ko arabona ko ibintu ntabwo byoroshye, ntabwo ntekereza ko yahitagaruka ngo aje kujurira, ntabwo ntekereza ko yahitagaruka ngo aje kujurira. Imyaka 5 Kid umaze urikiri mu kwabuki, biragoye ko azaza ajye muri iyo myaka 5. Hari imbaraga ziremereye nawe ashobora gutinya akavuga ati ibi bintu ntabwo ari ibintu biri buze koro. Hari umuntu umwe nabonye yandika kuri Twitter, avuga bivuga ko ngo ahantu Kid ari uyu munsi bamaze kwishyura abantu bamucungira umutekano ahantu ari. Bivuga ko afite abamurindira umutekano bageze muri 3 mu nzu no hanze. Na makuru ava hariya bivugwa ko uyu munsi afite umutekano uteye ubwoba. Nabandi numvaga bashyenga bavuga ngo yatangiye gutangira process zo kujya mu bindi bihugu akava Dubai. Ariko hagati aho ngaho hari ikintu cy'urukundo, hari intambara y'urukundo iri gukinwa. Ngewe ndabivuze yenda ndi kubona umuntu avuga kuri Jolly agahita agenda, ariko hari intambara y'urukundo iri gukinwa. Jolly afite ibikomere by'urukundo, Jolly yababajwe na kiriya kintu gusa, kuko urumva habayeho ko niba umwana yarazaga kuko Jolly niyo mpamvu ntekereza ko kumuvuga ahita yibuka azinzira bicamo, azi uko biriya bintu bikorwa, azi uko bigenda, ziki ibyo byose arabizi.
niyo mpamvu ntekereza ngo iyo umuvuze ahita yibuka inzira yaciyemo, akibuka ukuntu uri kumurya mu matwi, akumva biramurenze. Jore akarakavuga ati uyu munsi azi ibyakinanye na Kid muri 2016, akabona 2017 Kid agiye kuri Elisa, barakomezanyije, birazamutse afashe n'abandi, yenda akavuga ati umuhungu ni inyana yimbwa nkuko abivuga. Ibyo rero bikaba ari ikibazo. Niyo mpamvu rero nta kindi kintu kiri inyuma y'ibi bintu, abantu bari inyuma y'ibi bintu nabo ngabo nkubwiye, kandi ibintu bizatwara abantu benshi. Ntabwo ari urubanza ruzanafata iminsi, ntabwo ari ibintu bigiye guhita birangira. Gusa Prince Kid bivuga ko akanwa ke bakafungishije amafaranga. Hari abantu adashobora kuvuga ngo ari ibintu adashobora kuvuga. Nigarukire rero kuri Jean Paul, ngewe nasaba ko mu by'ukuri yakoze amakosa yego, ariko amategeko ahana abanyamakuru batandukira umwuga bakora ibyo amakosa ajyanye n'umwuga. Nekereza ko RMC yakabaye intervena rwose, umuyobozi barore akaba yabijyamo, hakabaho ubwunzi, cyangwa se ribu yabivuga ngo igiye gufunga abantu bose batukana, tukazaya tubabona buri munsi, kuko kuri Twitter baratukana biteye ubwoba, biteye ubwoba. Naho ubundi ibi bintu ngiye nuko mbibona, ni nuko byumva, mbona ari ibintu umuntu atamenye ibyo ari byo, bintu bigenda bicerenga. Gusa icyo mbona nuko hagati ya Prince Kid bafitanye na Jolly harimo ikintu. Icya kabiri, hakaba ari imbaraga ziri inyuma ya Kid n'iziri inyuma ya Mutesi. Icya gatatu, uko ngiye mbibona, hakaba ari urubanza rwaraciwe mu buryo bwo kugira ngo basatisfying impande zombi. Icya kane, akaba ari uko Prince Kid atazagaruka mu Rwanda, yifite amafaranga, afite umutekano, bamushakiye umutekano uri ku rwego rwa nyuma, Dubai, ahabayeho neza, acunga umutekano n'umugore we, akaba atazanagaruka, cyangwa se akazagaruka kera. Iyo na analyse yanjye, amazina yanjye ni Chris Kame. Nshimira ku biganiro byacu mugenda mureba hano ku rubuga rwa Kame TV Rwanda, tugenda tubabwira byinshi bitandukanye, mushobora no gusharinga abandi bantu, mukanda subscribe niba ari bwo ukiza uyu munsi, ndetse ukabwira n'abandi ko ari channel yitwa Kame TV Rwanda ibaha ibiganiro byiza, usesenguzi bwiza, ibitekerezo byiza mu buryo bugiye bitandukanye. Nawe niba ushaka kuba watanga igitekerezo cyawe ariko kidasenya, kitarimo abacakubiri, kitarimo kirwanya leta, ushobora kudukontakta nawe tukaba twagirana ikiganiro. Ibiganiro nakagaruka ndabashimiye.